Reka ngusuze nshuti mukuru kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane wowe aho uherereye hose ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Nanone nkabanje mbazaniye umusore mukunda cyane Rocky Kimomo cyangwa se Rocky Kirabiranya. Iri ni izina ritari ritoya hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane muri filime zisobanuye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rocky Kirabiranya cyangwa se Rocky Kimomo ni umusore wigaruriye imitima y'abanyarwanda, cyane cyane mu mafilime asobanuye, aho agenda akoresha terime zigiye zitandukanye ari nazo zituma abanyarwanda bamukunda. Ikiyongeraho kandi akaba azi no gusobanura neza, ku buryo asobanura filime ukayumva ukanayisobanukirwa neza. Hakaba hari filime nyinshi yagiye asobanura yagiye amenyekanamo cyane, harimo za Last Ship, El Internado ndetse na La Casa de Papel. Izi filime nazo ziri muri filime zagiye zimwandikira izina rikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu musore rero akaba akunzwe, ari umwe mu basore b'abasobanuzi ba filime hano mu gihugu cy'u Rwanda bakunzwe cyane, aho agenda akoresha amaterime agiye atandukanye, ndetse ayo materime akoresha akaba akunze kuba yakundwa n'urubyiruko, ukumva narwo rurimo ruragenda ruyakoresha. Uyu musore rero birumvikana ko yanditse izina rikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rocky Kirabiranya akaba yaravukiye hano mu mujyi wa Kigali, aho bita mu Gatsata. Akaba yarize amashuri ye mu mujyi wa Kigali, ndetse akaba yaraje gusoza segonderi hano mu mujyi wa Kigali. Birumvikana uyu musore akimara gusoza segonderi nibwo yaje kuba yakwinjira mu bintu bijyanye no gusobanura filime. Rukaba ari urugendo rwe rutari rworoshye, aho yagiye asobanura cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ko bitari bimworoheye, ariko bikaba byaraje kugeraho bikaza gucamo. Kugeza ubu ngubu rero niwe musobanuzi navuga ukunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, usobanura filime neza abantu bakishima. Nk'izibyo mu magambo rero nkaba mbazaniye inzu nziza Rocky Kirabiranya cyangwa se Rocky Kimomo yujuje hano mu mujyi wa Kigali. Nkuko yagiye abisobanura rero, iyi nzu kugira ngo ayigereho byamusabye kwigomwa ibintu byinshi. Iyi nzu rero akaba ariyo ngiye kuba nabatembereza. Ni inzu igizwe n'ibyumba bigeze kuri 30. Ikigaragara ni inzu igaragara neza, ni inzu imeze neza, ni inzu buri wese yifuza kuba yatunga. Gusa nubwo ruba urugendo rurerure bitoroshye, ariko buri wese aba yumva yabiharanira kandi akazabigeraho. Nk'uko uyu musore Rocky Kimomo yaje kuba yabisobanura, iyi nzu ayujuje hano mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Gisozi. Ni inzu bigaragara ko iteye neza, ni inzu isa neza cyane, ni inzu buri wese yakwifuza kuba yatunga. Ni inzu iherereye hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi. Iyi nzu rero ikaba igizwe n'ibyumba bigiye bitandukanye ndetse binasa neza, aho ifite ibyumba bigeze muri 30. Ikaba igizwe n'amadushe ndetse n'amatoilette n'ibyumba bigiye bitandukanye, amasala amanje ndetse na salo z'uruganiriro. Iyi nzu rero ikaba ari inzu nziza buri wese yakwifuza kuba yaturamo cyangwa se yakwifuza kuba yageraho, uretse ko ruba ari urugendo rurerure rutoroshye. Nkuko mubibona rero, urabona uhereye hanze ni inzu ifite view nziza, ni inzu igaragara neza cyane, ni inzu ifite jaride inyuma, ni inzu ifite parikingi ndetse igaragara ko ari nini ihagije. Iyi nzu rero turaje twinjiremo imbere, ubundi mbereke ibyumba biyigize. Ni inzu bigaragara ko rwose ari inzu imeze neza, buri wese yumva yazaba indoto ye, ku buryo nawe yazayigeraho nubwo ruba ari urugendo rutoroshye. Twinjiye mu nzu rero murabona ni inzu irimo ibyumba bisa neza, irimo ibyumba by'uruganiriro, ibyumba byo kuraramo, ndetse ikabamo n'amasara amanje agiye atandukanye.
Ni inzu rero imeze neza, inzu uyu mugabo asobanura ko yaje kuba yamutwara akayabo kageze kuri miliyoni zigeze muri 400. Akaba akomeza asobanura ko iyi nzu kugira ngo ayigereho ari ibintu byasabye kugira ngo yigomwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko iyi akaba ari achievement nziza kuri we kuko yabashije kuba yabigeraho. Inzu rero ikaba yuzuye, aho bivugwa ko iyi nzu ashobora kuba yayigira hoteli hano mu mujyi wa Kigali, ikajya ikorerwamo ibijyanye na hoteli. Urumva ko ari business ya hoteli agiye kuba yakora hano mu mujyi wa Kigali. Birumvikana ko uyu musore rero arimo aratera imbere, kandi natwe nk'abanyarwanda bikaba ari ibintu twishimira. Buri wese yumva ko yakwishimira kuba Rock Kimomo rwose yujuje inzu hano mu mujyi wa Kigali nziza, igaragara uburyo ari nziza, aho buri wese yakamufatiyeho icyitegererezo, cyane cyane nk'urubyiruko mukazakora cyane kugira ngo mube mwagera ku ndoto zanyu. Iyi ni achievement ikomeye cyane ku musobanuzi wa filime nk'uyu nguyu Rock Kirabiranya. Birumvikana ko nkuko agenda bisobanura ari ibintu byamugoye cyane, ariko finally bikaba bikunze, akaba ageze ku ndoto ze ndetse n'izindi ndoto zigiye zikomeje, aho yifuza kuzagera ku bintu byinshi. Mwakoze kubana natwe rero, turabakunda. Reka tugushimire wafashe umwanya wawe ukadukurikira, turagushimiye kandi turakubwira ko niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe wakora subscribe kugira ngo tujye tubana ku makuru tuzajya dushyiraho ajye akugeraho uri uwa mbere. Kandi tunagushimira wowe wakoze subscribe, uri uw'agaciro, uri ingenzi kuri twebwe. Murakoze cyane.